Aya ni amakosa atanu akomeye abanyarwanda bari gukora agatuma batinjiza amafaranga online mu buryo bukwiye. Ikosa rya mbere ni ugushaka amafaranga vuba cyane, get rich quick mindset. Urugero, ubonye video kuri YouTube umuntu ari kuvuga ko yakoreye amadolari 100 mu gihe kingana n'umunsi umwe. Birashoboka barayakorera online b'abanyarwanda, ariko ikosa rikomeye nuko uhita wumva ko nawe ejo uzayakorera utazi igihe uwo muntu amaze yiga, utazi igihe uwo muntu ya failinze, ariko ukumva ko nawe byanze bikunze uzakoresha ubwo buryo agiye kukubwira umunsi umwe ukinjiza amadolari 100. Nibishoboka. Ntago gukorera amafaranga kuri internet hakoreshwa uburyo bwa tombora, ahubwo online isaba systeme. Hari systeme uba ukeneye kumenya, wamara kumenya systeme ukagira patience, wamara kugira patience ukagira skills. Banza wige ubumenyi, ubanze ushakishe skills. Niba ushaka kuba content creator, wige gukora content, wige editing, wige ndetse unamenye amategeko n'amabwiriza agenga platform uzajya ushyiraho content zawe kugira ngo zikwinjirize amafaranga. Hanyuma ikindi kintu ukeneye kumenya niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet, wenda utagiye kuba content creator, kuko hari several opportunities ushobora gukoresha ugakora amafaranga kuri internet. Ushobora nko kwiga video editing, ushobora kwiga design, ushobora kwiga script writing, ukajya ubikorera ku zindi platform kandi bikakwinjiriza amafaranga. Ariko ikintu ukeneye ni ukugira skills, ukumva ko mu mezi 2 kugera kuri 3 cyangwa no mu mwaka wose uzamara icyo gihe cyose uri gukora akazi, kuko uzaba uri mu beginner ariko na profit uri kubona, na income uri gukora, ariko uko uzashyira mu imbaraga bizageraho bikunde. Ikintu cya kabiri rero, cyangwa ikosa rya kabiri abanyarwanda bari gukora bigatuma batabona amafaranga online mu buryo bukwiye, ni ukutizera ibintu byemewe, legit opportunities. Iyo bumvishe YouTube, iyo bumvishe freelancing, iyo bumvishe affiliate marketing, ubwo bwose ni uburyo bwagufasha gukora amafaranga kuri internet, ariko gutangira biravuna cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bumva YouTube, freelancing, affiliate marketing bakumva ko ari scam, ariko bagakomeza kwizera ibivuga biti shyiramo ibihumbi 10 ejo tuzaguha miliyoni. Ukuri nuko scam ibisa neza, ariko legit iba ari akazi gasanzwe. You have to hustle, no hustle no chop. Utavunitse ni warya. Ikosa rya gatatu ni ukutagira patience kuba content creators. Urugero, umuntu agiye kuvuga ati ngiye kwiyemeza mbe content creator kuri TikTok cyangwa kuri YouTube, ugasanga upostinze 3, wabona uri kwibonera views 10 cyangwa 200, uri kubona hari abandi bakora nk'ibyo ukora cyangwa ubarusha no kubikora ariko bakagira views 100,000, uhita uvuga utereka ibi ngibi ndabiretse. Ariko buriya algoritme ni ya YouTube ibigusaba kugira consistency, ubundi ikaguha amafaranga nyuma. Buriya nka YouTube niyo menyereye, biba bigusaba ko ufata ukwezi kose upostinga content zifite agaciro, content ziririyo, content nziza, ukamara iminsi 30 byibuze upostinga buri munsi, nibwo ushobora kuvuga uti ibintu biravaha biraganaha. Hari n'abafata iminsi 90, amezi 3 bapostinga buri munsi. Niyo utapostinga buri munsi ariko ukajya making sure ko wapostinze content 5 cyangwa 4 mu cyumweru mu gihe kingana n'iminsi 90. Iyo ukora content zifite ireme, zifite icyo zifasha abantu, zihariye, zifite umwihariko wawe, byanze bikunze ugomba kuba successful. Hanyuma ikosa rya 4 ni ugutekereza ko kuba mu Rwanda ari ikibazo gikuru. Yego nibyo, mu Rwanda hari monetization limitation, hari
payment challenges. Nk'ubu kuvana amafaranga kuri PayPal uyashyira kuri mobile money ni ibintu bigoye. Niba bitanagoye wenda ubizi, kuko ikintu kigoye ni ikintu uba utazi, ariko ikintu uzi ntago kiba kigoye. Niba unabizi rero bitagoye, menya ko iyo ufite nk'amadolari 150 kuri PayPal, iyo ushatse kuyohereza kuri mobile money ahagera ari nk'ibihumbi 120, mu gihe uyafite muri cryptocurrency, uyafite kuri Binance amadolari 150 ni ibihumbi birenga 200. Urumva ko iyo ni payment challenge, ariko iyi ntago ariyo mpamvu nyamukuru. Hari n'ibindi bintu bidakora neza hano mu Rwanda. Urugero, hari website udashobora gukoreraho amafaranga, ariko uba ukwiye no kwiga gukoresha VPN neza aho byemewe, kuko ntago website zose zikwemerera kuba wakoresha VPN kugira ngo accessinge eligible location cyangwa igihugu iyo platform yemewemo. Hari naho ushobora gukoresha VPN bakakuboroka. Niyo mpamvu navuze ko nyine uba ukeneye skills, ukamenya iyo platform uri gukoreraho ifite ayahe mategeko n'amabwiriza. Ikindi, ntago dukunze kumenya platform dukwiye kugana. Niba dushaka nk'aba client dufite product, ntago dukwiye kumenya ni iyihe platform na posting of product zanjye nkabona direct client, ni iyihe platform nyeneye kujyaho nkiga basic skills nkwiye kugira zamfasha gukora amafaranga online. Niba ukeneye gukora amafaranga kuri YouTube, kuba mu content creator, ushobora kujya ureba tutorial z'abantu bigisha uko content creator kuri YouTube akwiye kwitwara. Abo bantu baba bahari benshi cyane, ukajya usoma website, ukajya ujya no kuri YouTube privacy policy ukazisoma. Ibyo ngibyo byagufasha cyane. Ikindi kintu ni ukutiga uko abandi babigenza. Ubu ukwiye kwiga abantu babaye successful, inzira bakoresheje kugira ngo nawe abarizo ukoresha. Hari abanyarwanda benshi bari gukorera amafaranga online mu mutuzo. Ubu ukwiye rero kubegera, dore ko hari n'abantu bavuga ko bakorera amafaranga online cyangwa bakwigisha uburyo wakorera amafaranga online. Ari nkacyo kintu cya gatanu tugiye gukurikizaho. Ubu ukwiye kubashaka, ariko ugashaka abanyabo. Hari abantu bavuga ibintu bishakira ibindi mu by'ukuri batagamije kugufasha mu buryo bwa nyabwo. Ikintu cya gatanu rero, cyangwa ikosa rya gatanu abanyarwanda bari gukora rigatuma batabona amafaranga online mu buryo bukwiye, ni ukutiga no kudashaka aba mentors. Ariko nyine nk'uko nari mbikomojeho mu kanya, ubu ukwiye gushaka real mentors, ubu ukwiye gushaka real person, wa muntu uzagufasha ikintu cyamufashije, kuko hari abantu bashobora kugusezeranya ko bari bugufashe kandi bishakira amafaranga yawe, kuko nabo ubwo bumenyi bavuga bafite ntabwo bubatunze, ahubwo bashaka kubukoresha mu buryo butari bwo kugira ngo bubatunge, bakubeshya ko bari kukwigisha. Rero usanga abantu benshi dushaka gukora ariko tutabaza, dushaka gukora, dushaka amafaranga ariko nitwiga, nta nubwo dushaka gukurikirana abandi babizi. Ukuri nuko ukwiye kumva ko niba utangiye gukorera amafaranga online, birashoboka ko mu mezi 3 udashobora kubona result, ariko muri ayo mezi 3 hari ibintu byinshi uba urimo kwiga, hari n'ibintu byinshi ugenda wiyigisha. Iyo ukoze ikosa ubutaha ntagongera kurisubiramo. Hanyuma follow me, kanda kuri subscribe, iyi video uyihe like. Niba ushaka ko hari ikintu twavugaho, niba ushaka skills ushaka kugira, tubwire tugukorere iyo video ikwereka uburyo wakora cyangwa se uburyo wakikemurira ibibazo ufite. Turi hano kugira ngo dukore video tutorials zabafasha kwinjira mu isi ya digital neza cyane, video tutorials zabafasha kwinjira mu isi ya web3. Turi hano kugira ngo tubahe motivation yo gukorera amafaranga kuri internet, kandi birashoboka cyane. Ndagukunda cyane, tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Bye bye for now.